producer ni inkuru ibabaje by'umwihariko abantu bakora muziki hano mu Rwanda, abantu bafite aho bahuriye n'uruganda rw'umuziki hano mu Rwanda by'umwihariko umuntu bita Riderman. Uyu ni umwe mu bagabo rero bari behind ya achievement ya Riderman kubera ko yagiye amufasha mu bitaramo byose yakoraga. DJ THEO yabaga hari ari kudija. Ubu rero inkuru turi kubara ni inkuru y'akababaro y'uyu mugabo yitabye Imana ari mu bitaro bya Masaka. Yitabye Imana kuri uno munsi ku itariki ya 21 ahubwo yararwariye kwa Kanimba. Ibitaro rero biri privé ari ukuntu bagufata wamara kurwara wenda umaze kuremba babona ubuvuzi bugoranye cyangwa se kuvura bitagishobotse, hari n'ibiceri babikumazemo bagahita batereka tumwohereze mu bitaro bya leta ajye kugwayo. Komi yatunga nizera ko umeze neza cyane. It's a beautiful day, blessing dopamine ku blessing dopamine no kuzana ibikorwa ukora service utaga twagufasha kuzimenyekanisha ubundi ibintu bikagenda neza cyane bikiyongera kuri ibyo tayiga bagusabye byo kureba video dushira no ku YouTube cyangwa se biganiro tuba twakoze nimwe tuba twabikoreye nago tuba twabikoze kugira ngo tubishire kuri YouTube just as kubibika, ahubwo tuba twabishyizeho kugira ngo mubirebe hanyuma mushireho na comment mutubwire se bimeze bite. Niki mwifuza wenda ko twahindura mu kiganiro, niki mwifuza ko twajya tuganira kugira ngo ibintu bimere neza. Turabanyu niyo mpamvu rero mugomba kugira gute imwe ba boss dukorera mugomba kudutegeka mukatubwira ati mubikore mu cyaha harabura maka akona ko turagashaka tukagira gute tukakongera mutayiga umeze neza. Oya mbameze neza gake cyane. Ubumeze neza gake cyane. Bambwiye ko gahunda bari kwifatanya n'abagize gute nabishimye ndetse n'ababaye kubera ko ni nabyo Bibiliya idusaba kuba yemera, kuko Bibiliya ikubwira ko akabaye wishimana n'abishimye ukababarana n'abababaye kugira ngo abo bantu bose bagire gute abo bantu bose mwisanganemo. Aka kanya rero wenda ni nayo mpamvu mubona hari inkuru ziri gusohoka ziri kuvuga ku bintu bijyanye n'akabaro cyangwa se ziri gusohoka zivuga ku bantu babaye. Muri kano kanya inkuru itugezeho ari nayo mpamvu duhise tuzano twabatereka tujye kuri mikoro za Dopamedia ndetse na kamera zayo tubabwire inkuru y'akababaro. Ni inkuru ibabaje by'umwihariko abantu bakora muziki hano mu Rwanda, abantu bafite aho bahuriye n'uruganda rw'umuziki hano mu Rwanda by'umwihariko umuntu bita Riderman kubera ko uyu musore yamufashaga mu bijyanye no kudija cyangwa se numwe mu babarizwaga mu nzu itunganya imiziki izwi nk'ibisumize record. Ingi akaba ari inzu cyangwa se label ya Riderman yahoze ibarizwamo abahanzi bagiye batandukanye. Uriya Amajide Black yigeze kuba umwe mu babarizwa mu bisumizi wo bita Kwinyica, yigeze kubarizwamo n'abandi bagiye batandukanye. Ubu kandi na nubwo biracyabafasha biracyafasha abandi bagiye batandukanye barimo ba City True Karigombe, harimo bita hari umukobwa bita Chris Net ni umuproducer akazi tugira mu Rwanda, nta wundi uri dekarara avuge ko ari umuproducer akazi. Rero nabakorera hehe akorera mu bisumizi, abantu benshi bagiye batandukanye rero n'ubundi batunzwe cyangwa se bafashijwe n'ibisumizi. Akanya rero abantu bakorera mu nzu y'ibisumizi bari mu gahinda gakomeye kubera ko umwe muri bagenzi babo yatabaruse. Bangiye hari gihe buramana hari gihe njya mbona nkabona umuntu aragiye kandi byibuze nta myaka nta n'imyaka ubona yarageramo yo kuba yagenda ukabibaza ese umuntu urupfu rero aho rubera kaga ntago rutoranya ruvuye wenda ngo harapfa bashaje, ntago ruvuga ngo harapfa bameze gutya. Niyo mpamvu umwana azavuka ataramara n'ukwezi kwisi kumva arapfuye, undi akavuka ataramara n'imyaka 10 akaba arapfuye. Urupfu rero ntago tuzi formule yarwo, niyo mpamvu rudutwara abo dukunda rugatwara abantu bose muri rusange. Ntago rugira hari doruvuye ngo uyu nguyu wenda yaragifite imishinga myinshi yo gukora reka mbe muretse ngiye gutwara wenda wa musaza wamaze gushyingira abana be wamaze kubona abana be batera imbere n'ibiki ku buryo wenda wavuga ati ntacyo atabonye igisigaye no gupfa. Hoya ruratwara bose. Rero niyo mpamvu muri kano kanya turi kubabarira inkuru y'agahinda bimwe mu bagabo bari bafite izina rikomeye cyane mu Rwanda mu bijyanye no kuvanga umuziki cyangwa se mu bijyanye na DJs. Uyu mugabo abantu benshi bashobora kuba bataramubona amaso ku maso, ariko iyo bavuze izina DJ THEO abantu bose bagira gute bahita bumva atari ubwa mbere rinyuze mu matwi yabo. Kuva ntuza PGS Primus Guma Super Primus Guma. Ntabwo isi yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba hashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga Ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi
kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo iza tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu Kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga Ikidage kubera ko utaramenya THEO Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. THEO Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'Ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga, kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'Ikidage, kuminuza, cyane ko abiga mu rurimi rw'Ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha Ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose, aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri THEO Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'Ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi y'umurenge ku muhanda nimero KG 1 Street 12. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. THEO Sprachenhub. Superstar yatangira. Uyu mugabo rero umwe mu bagiye badija ku ndirimbo cyangwa se ku bihangano byo bica Riderman. Urabona iri kuririmba ubukeneye umudije cyangwa se n'abandi bantu bavanga imiziki yawe. Uyu numwe mu bagabo rero bari behind ya achievement ya Riderman kubera ko yagiye amufasha mu bitaramo byose yakoraga. DJ THEO yabaga hari ari kudija. Ubu rero inkuru turi kubarana inkuru y'akababaro y'uyu mugabo bamaze gutabaruka. Uyu mugabo nkuko nabibabwiye rero no mu DJ wari ufite izina rikomeye cyane hano mu Rwanda. Yajyanywe kwa muganga, bamujyana kwa muganga, agezeyo bamujyanye arembye. Agezeyo kwa muganga baramusuzuma, barababwira ati umuntu arwaye indwara ya typhoid. Batangira kumuha imiti ariko biza kurangira imiti nta kikoze, ahubwo atangira kugira gute kumva biranga ndetse no kureba biragorana, guhumeka biranga. Ibyo byose akari byo byatumaga rero aho yararwariye byararangiye bamushyize muri bombone cyangwa se ahumekera mu byuma by'abazungu kugira ngo barebe nibuza ko yatera kabiri. Indwara ya typhoid ni imwe mu ndwara zizahaza abantu kubera ko nge ndibuka neza niga secondaire hari umukobwa wigeze kuyirwara. Urumva amaze kuyirwara birangira agize gute, birangira ataye umutwe cyangwa se asaze. Typhoid ni hari ukuntu izamuka ikagera no ku bwonko kagusaza. Uyu mugabo rero nawe nkuko amakuru ari kubitangaza, ni inkuru turi kureba ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye birimo na Igihe, biravuga ko uyu mugabo yafashwe yaramaze igihe kinini arwaye, cyane ko nk'umuhanzi Mico the Best umwe mu bantu ba hafi ye yatangaje ko ku itariki 20 ubwo ni ku munsi w'ejo hari nibwo yari yatangaje ko uyu mugabo arembye kandi ubuvuzi bwe biri gusaba amafaranga menshi. Ari nabyo byatumye bamukuraho yararwariye kwande kwa Nyirinkwaya. Kandebe yararwariye ko mpabuze, yararwariye ariko mu n'ubundi mu ivuriro riri private cyangwa se ano mavuriro yigenga arumva. Yararwariye he ko mpabuze ni kwa Nyirinkwaya ari kwa niba ntibe kwa Nyirinkwaya kwa Kanimba. Bureze ngunze kuhitiranya kubera ko yose nta mavuriro agira gute yigenga kandi yagize gute yitiriwe abantu ndetse yanubatse izina rikomeye. Urumva niyo mpamvu rero rimwe na rimwe ujya kuvuga hamwe ugasanga uvuze ahandi. Urumva uyu mugabo rero Yesi yitabye Imana ari mu bitaro bya Masaka. Yitabye Imana kuri uno munsi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere 2025. Akaba rero ari umwe mu bagabo n'ubundi bari hafi y'uno mugabo hariya mu bitaro bya Masaka yajyanywemo avuye ku bitaro byo kwa Kanimba, ntago ari kwa Nyirinkwaya ahubwo yararwariye kwa Kanimba. Ibitaro rero biri privé ari ukuntu bagufata
wamara kurwara wenda umaze kuremba wabona ubuvuzi bugoranye cyangwa se kuvura bitagishobotse hari n'ibiceri babikumazemo bagahita babatereka tumwohereze mu bitaro bya leta ajye kugwayo cyane ko mpamvu nari navuze nakuretse uvuga ku inkuru ariko ari ikintu nge nshaka kuvuga wenda reka tukiri ku inkuru y'umusore ibintu amavuriro yigenga akunda gukora ntago ari byo sibyo uti gute barareba bakabona utwaye twose bamaze kutumaraho nta kintu kimwe usigaranye wenda none abantu hari ukuntu nyine ushobora guca nko ku bantu ukabona abantu uburyo bari gusigana ukabona ko hari ukuntu nyine ibiceri byabuze abizi nyine umuntu arwaye usanga ubone zicicikana umwe nyuraho babona neza bamaze kukumaraho amafaranga yawe yose nta kintu usigaranye bagahita bagutaha ukajya gupfira uzare umuntu wese uzaba hariya wenda kimwe mu byo baba banirinda niyo ayo mafaranga yaba agihari icyo birinda ko umurwayi yapfiraho kubera ko abarwayi benshi bapfiraho byerekana ko bya bitaro bigize gute bidashoboye niyo mpamvu bahita bavuga ati reka tuhite tumwohereza muri leta kugira ngo ajye gupfira mu bitaro bya leta bitagira gute bidashyira icyasha cyangwa se bidashyira isura mbi cyangwa izina ribi ku ivuriro ryacu hariya buretse gato nawe ndakubwira hariya biriya bitaro byigenga ntabwo umurwayi yitwa umurwayi yitwa umukiriya uzatinye rero umuntu wakwise umukiriya bavuga ko iki bavuga ko ari umwami kandi umukiriya iyo asaba serivisi agira gute arayishyura urereka ngo urugero uzajye muri ayo mavuriro yigenga utarwaye wumva umeze neza urijege ugende wisuzumisha ntabwo bazakuramo indwara ni nkuko wajya muri butike ukabwira umuntu ati mfite amafaranga ariko sinzi ikintu nje guhahamo hano azakumanurira bombo nabona utayishaka kumanurira biswi nabona utayishaka agira gute akumanurira akaji mpaka uguze kubera ko yagize gute yakubonye amafaranga aya mavuriro rero yigenga nayo ntago wajyayo ngo bakubwire ngo nta ndwara ufite bagomba kukuvura ibintu rero indwara igomba kuboneka kubera ko uri umukiriya bakagira gute bakaguha serivisi ushobora kumfata agatuma n'umwanya wanjye abibona ko n'ubundi nta gisubizo kizima ashobora kumva icyo namaze kubona cyo aya mavuriro nubwo abantu benshi cyane usanga ariyo babyiganira bavuga ngo gatanga serivisi nziza cyangwa iki n'iki gusa naje gusanga nta nyine urebye nta bunyamwuga baba bafite ahubwo baba bafite ubucuruzi oya ni business rega nibyo ndi kukubwira uriya ari gucuruza uzaye kugura umuti muri farumasi ugerayo urwaye gripe bakaguha umuti w'ibihumbi 15 bikarangira uguze ikinini cya 200 bitewe n'iki n'amafaranga ufite kubera ko amanduri ya mbere ukamubwira ati ego babarera ati ntago nagura umuti w'ibihumbi 12 wa gripe uyamuhaye se ntiyayafata yayafata akabazanye wa 5 akabazanye wa bingahe wenda akaza kubona kuri mu rwego rwo kugura kakanini k'ibiceri 2 bya 200 ukagatahana ariko nyine waretse ko neza abantu ariko nyine iyo uramutse ugize gute iyo uramutse nyine bya 15 bimuhaye umutara w'ubwo kubera ko hariya uri umukiriya nta kuri umurwayi ariko iyo ugiye mu mavuriro ya leta abantu bajye banabyitaho buri kenshi amavuriro ya leta impamvu abantu bibatera ubwoba bajya ku murongo cyane ariko buriya mu mavuriro ya leta niba abantu niyo bagusangamo indwara bagutangiza umuti wo hasi kugira ngo umubiri wawe nibuza witoze kuvurwa n'uwo muti wa make wo hasi ariko bariya bo bitewe n'amafaranga wabahaye baguha umuti ushobora guhita unakuvura vuba vuba ariko noneho ya ndwara yazagaruka ikagaruka noneho wa muti yaraboneterareje kuri rwa rwego gufata noneho ugize gute wisumbuyeho ariko buriya muri leta bashobora kugira gutya bakagusangamo wenda indwara runaka bakavuga ati reka tumutangize iyi miti y'ingufu nke turebe ko iri bumuvure niyo mpamvu iyi miti itakuvuye ugenda bakaguhindura bakaguhinda ariko bariya bahita baguhera kuri wa muti uri wa top w'umuntu wenda w'indembe nyir'ubwo gahita unakira vuba ubwo rero ugasanga nyine amavuriro ya privé cyo muba mupfana n'iki ni amafaranga sibyo ariko nanone gerageza bashyiremo n'akantu ko kuba abantu gukunda amafaranga cyane kurenza gukunda abantu none se ngiye n'ingiye ikintu kimbabaza bakagombye kuzaya bagenda bakakugezayo bamwe nta bushobozi bwo kuba bakuvura afite bakakohereza hakiri utaratanga ibiceri byawe erega ibyo byose wenda ibyo byo nta nubwo twabibashinza kubera ko umurwayi uriya mu kuvura yega abaganga barakora ariko hazamo no gushaka kw'Imana ntabwo rero wahagera ahita avuga ngo genda ahubwo babanza bakagira gute babanza bakagerageza bakaguha imiti bitewe n'ibyo bagize gute n'ibyo bagusuzumye uyu mugabo urumva ko bamusuzumye bavuga ko arwaye typhoid ariko biza kurangira kumva bitagikunda kuvuga bidakunda
birangira ndetse n'inzira z'ubuhumekero zitari guhumeka birangira agize gute babonye arembye baravuga reka tumwohereze ivuriro rya leta, nibwo bamujyanaga i Masaka kugira ngo ajye gukoresha iki ubwishingizi. Bagira ngo urabona mituweli de sante hari ukuntu buriya iyo uyitanga bakwishyurira, hari ukuntu nyine ni ubwishingizi bugufasha kuba wakwivuza kuri make. Hanyuma baravuze ati reka tumukure mu ivuriro riri prive ya rindi ryita umurwayi umukiriya. Rero niyo mpamvu n'aya mashuri uzabona ubu hari ibigo by'amashuri umwana ajya kwiga bakamuhobera mu gitondo. Wamuhobeye kubera ko mukunze. N'umukiriya. Hari ibigo aho kwirukana umwana birukana umunyeshuri. Icyo gihe ntabwo umwana aba ari umunyeshuri, aba ari umukiriya. None se reka nkubaze, ese uwo muntu urumva ushobora kuba wenda yagira uko nguko akakwigisha gufata uko nguko, ese urumva yaguhumenya bwuzuje? Oya, bumenyi arabutanga, uretse ikintu badatanga, ikintu akenshi kibura ni hari ukuntu haburamo akadisipurine, kubera ko usanga umwana urwego akinamo n'abantu bakuru yarabigize nk'aho umuntu mukuru bangana, ariko ubumenyi barabutanga. Icyo nzi cyo ushobora gufata umuntu wenda reka iby'abanyeshuri twebwe kubitindaho tukabitindaho. Oya, ntabwo aribyo turimo muri kano kanya. Turi ku nkuru ibabaje y'umugabo bita THEO wamaze gutabaruka kuri uno munsi ku itariki ya 21 Mutarama 2025. Wenda niho byose twari tubihereye tureba ayo mavuriro ubundi babona umaze kuremba bakaba bati none reka tumwohereze muri leta abari hajye kugwa. Icyambere icyo babirinda ntabwo ari kuvuga wenda amafaranga banayakumazemo. Icyo babirinda ko abantu benshi bapfiraho, kubera ko iyo abantu benshi bapfiriye aho bigaragara nabi ko rya vuriro riri private ritavura cyangwa se ritita ku bantu. Bakaba bati dikodi yacu ntabwo yajyamo ko THEO yaguye aha, ntabwo yajyamo ko runaka yaguye aha. Byaba bibaye too much, bigatuma abantu batagira gute batizera ubushobozi bw'abaganga bacu. Nta kindi kibazo kiba kiri. Ikibazo kiba kirimo cyane. Oya, na bano n'abavuzi gakondo n'abagira gute uzarebe nk'iyo hari abantu ngo basengera abantu, uzi ibintu ahura nabyo umuntu apfiriye mu rugo rwe, urabizi, jya gusobanura. Icyo babanga no gusobanura, abanga gusobanura nyine kuntu umuntu yaje kwivurizaho. Buriya n'abaganga kwa muganga nta muganga ujya wifuza ko umurwayi amugwa mu ntoki. Ugize amahirwe wamuvura akagira gute agataha. Ese ko nabonye hari aho kubera ko yataje reba ariko muri raporo yawe ya nimugoroba uyu munsi utanze ngo nitaga ku murwayi bita runaka byageze aya masaha arapfa, ejo bikagenda gutyo agashira nk'icyumweru babonye ko abantu 7 wenda baguye muri in control yawe cyangwa se mu biganza byawe. Icyo gihe bashobora kwicara bakakwigaho baba bati kuki abaganga bitabwaho na Tiger, kuki abarwayi bitabwaho na Tiger bapfa. Icyo utanzeho urugero ngiye waje uyo witangaho urugero ngeze no muganga no urugero twari dutanga na Tiger. Reka nyine wenda ngaruke wenda makajya twatimo tuvuga amavuriro leta na ya IMANA ya prive nawe sibyo, ariko ya leta yo nta noza. Oya, leta buriya amavuriro ya leta kugeza ubu ngubu nta n'ikintu na ya blaming. Uzi ikintu bahura nacyo, uretse ngubwira ikintu bahura nacyo, bari abantu bakira abarwayi barenze ubushobozi bwabo. Ubundi wenda ntabwo ndi kwibuka neza imibare ya OMS ukuntu ihagaze, ariko usanga umuganga umwe nibuza yakitaye ku bantu n'ibihumbi bingara, niba ari abantu 1000 ntabwo mbyibuka neza, byansaba kujya kubisoma umudogiteri, ariko ugasanga ari kwita ku bantu nyine barenze abashoboye kwita. Oya, hari igihe turacyafite ikibazo, turacyafite gape, hari igihe ugenda ukajya, turacyafite gape y'iki y'abaganga. Reka nyine maze mubwira, hari igihe ugenda ukajya ku bitaro urumva ukagenda ugasanga abaturage bahumiye, ibyo ni bya leta, ugasanga abaturage bahicaye bahumiye, wagenda ugasanga abaganga barimo litira story. Ibyo sinzi aho wabibonye rero, aho bantu watungira nuza RBC agatoki cya Minisante. Oya, nabo zagenda bajye kwireba nyine wabatungira agatoki kubera ko aho ngaho bari gukina n'ubuzima bw'abantu. Ntabwo numva ko niba wari uri kumbwira rero ngo amavuriro ya leta nyine ngo ntabwo yita ku barwayi, ndi kukubwira ntayo wabonye atita ku barwayi, tungira agatoki Minisante cyangwa se RBC, kubera ko uwo muntu ari gukina n'ubuzima bw'abantu. Niba umuntu yaje kubyara ari kunda, niba umuntu yaje arembye, wowe ukajya gukina ikarita n'igisoro cyangwa kuba ari inkuru mu byumba, hari ikintu kimwe njya kuri biriya kubita
nkavuga buriya kugira ngo bajye kwikinira ubute urumva bafite abarwayi bari hanze ukagenda ukayitegereza ukareba ukavuga abangaba baramutse bavuye aba barwayi ahubwo bakaza gukina aba barwayi bose bashize sibyo byaba byiza aho kugira ngo bigo bice abantu ubundi umwana mwiza buriya yagiraga gutyo turimo twe akadushira ku ruhande akadukora niba ari ubutashyi niba ari kugira gute ibyo bintu akagira gute akabikora hanyuma yamara kubikora akajya mu mikino yakajya kwiterera karere biramutse rero uteye ugiye gukina karere mbere yo gukora imirimo cyangwa inshingano zawe igiti cyakubonaga ku mabuno nye njye mbona niba umuganga umwe arimo gupima abandi undi agenda bahereza imiti bakagera ahubwo bakazana na baro bagakina sibyo abarwayi nta n'umwe ugihari ariko uragenda ugasanga umuntu izuba ryamukubise aragenda araryama ukibaza si ubundi ibintu nyine hari ibintu ibyo ari byose ubwo wenda ni na gahunda kunenga no kugaya abantu babikora gutyo bigaye kubera ko umuntu ugiye kujya kwa muganga aba yarwaye kubera ko nkanjye kugira ngo nzafate inzira njye kwa muganga ubwo mba narwaye niyo mpamvu rero nta muntu ujyayo agiye muri promenade wenda kwitembera uvuye ati nawe yaje gutembera nkatwe reka ze ataha uko yaje niyo mpamvu ugira kuntu kumva umuturage aravuze ati uyo ningira muri prive urumva muri prive naho bazagenda bayakurya niyo mara kuyakurya bagukubita ishoti utahe niko bimeze ahantu hose prive wenda sama prive yose kimwe nuko na leta atari zose hari aho batanga serivisi ya nyayo niba atari amapirive ibereye kandi ikwiriye reka tugende maze rero ko bamburamo indwara ubundi hari umuntu muzima reka twisoreze dusoze ino nkuru ya DJ THEO ubwo ibyo ari byo byose wenda n'andi makuru yo kumuherekeza kugira ngo ashyingurwe tuzagenda tumenye uko bimeze cyangwa se tuzagenda tubamenyesha uko bimeze ikiri hano rero muri kana kanya nuko twavuga ngo rest in peace DJ THEO ubwo ibyo wakoze ku isi nawe biba birangiriye buri upfu ibyawe biba birangiye hanyuma ubwo abari hafi cyangwa se inshuti za hafi ze mukomeze mwihangane ndetse n'umuryango we ukihangana n'ikisimera niyo mpamvu njya mbabwira buriya formule y'ubuzima ukuntu ipanze uyu munsi aba ari ibyishimo ejo ari umubabaro niyo mpamvu ejo sinzi umuntu nabonye ari kuvuga kana aravuga ati ibintu byose uzi uko bibaho muri kano kanya uba uriho nawe biba biri kuba ahantu hagiye hatandukanye ku isi niba rero tuzi ko gupfa no gupfusha bibaho muri kano kanya hari abapfushije hari abapfuye hari aho bari gushyingura hari aho bari gukora ubukwe hari aho bari mu byishimo bigiye bitandukanye, hari aho bari kuvuka, hari aho bari guteranira cyane rwose ibikorwa byose ni gutyo rero isi imeze. Twasoza rero ntabwo twasoza tutababwiye German Language Academy Prime Hub iri ni ishuri rikwigisha ururimi rw'Ikidage bakorera Kimironko mu murenge wa Kimironko hafi n'umurenge wa Kimironko ndetse hafi naho bita ku Isangano hafi naho bita kuri Sofia uhageze wabaza wese rero yagira gute yahita agutungira urutoki akahakwereka ubundi ukagenda ukiga. Initeke nshyashya yaratangiye babafitiye discount ku banyeshuri ndetse n'abakozi ariko bigasaba ko wiga nimugoroba cyangwa se ukiga muri weekend kandi ukerekana icyangombwa cyerekana ko uri umunyeshuri koko cyangwa se uri umukozi kugira ngo utabifekinga ukazwa bati ngende umunyeshuri cyangwa se ndi umukozi kandi utari we. Iyo discount bafitiye ni ya 50% bahamagare kuri 07 1913 iyi nimero urayihamagara ubabaze amakuru yimbitse cyangwa se yisumbuye ayo tukubwiye hano kuri Dopa Media. Hagati aho bafitiye n'ishuri German Language Academy Huye campus ikorera mu murenge wa Ngoma ni mu karere ka Huye nahazwi nko mu Cyarabu mu nyubako ya Arsenal Complex kuri etage ya 2 bafitiye igabanya biciro rero cyangwa se discount ku bantu basoje amashuri yisumbuye ndetse n'abiga kaminuza aho wishyura ibyiciro 4 ukishyura 400 cyangwa se ukishyura icyiciro kimwe mu mafaranga 100 ariko hakiyongeraho n'amafaranga 50 y'ibikoresho. Bahamagare kuri 0719139824 iyo nimero iri no kuri WhatsApp ushobora kubandikira. Taiga wakoze cyane reka nshimire nabo twatangiranye tukaba dusuzanyije mukore subscribe like and share kugira ngo tubone amasaha yose